ubinyuramo waba woroheje ubinyuramo. Ishuri ry'ubuzima nta muntu n'umwe utarijyamo, waba uzi gusoma waba utazi gusoma unyura mu ishuri ry'ubuzima. Hari abantu benshi ubona uyu munsi bari mu rwego rwo hejuru, ukibaza ngo baravutse bagera muri uriya rwego. Oya, abantu bose bahera kuri 0 bakazamuka. Ubwo rero wowe uri kuri 0 uyu munsi umenye ko ejo Imana ishobora kukujyana ikakugeza hejuru. Noneho wa wundi uri hejuru nawe akamanuka. Byose Imana ijya ibikora. Biradusaba kugenda twiyorohereje muri ubu buzima, muri urugendo rw'ubuzima, kuko harimo imisozi, harimo amataba, harimo ubunyereri, harimo imvura. Ibyo byose tukabinyuramo twiyoroheje, kuko hari umuntu umwe gusa utanga ubuzima. Iyo rero umuntu agihumeka, Imana ibikimufiteho umugambi. Imana ifite package ya buri muntu. Umuntu ashobora kuba ari hasi uyu munsi ariko ejo akajya hejuru. Umuntu ashobora kuba ari hejuru uyu munsi ariko ejo akajya hasi. Uko nguko niko ubuzima bugenda, n'iryo shuri ry'ubuzima. Nuhura n'abazamuka ntuzabibazeho, kizaba ari igihe cyabo cyo kuzamuka guterera umusozi. Nuhura n'abamanuka nabo ntuzabibazeho, izaba ari igihe cyabo cyo kumanuka umusozi. Gusa ibyose tugomba kubinyuramo twiyoroheje, kubera ko isaha iyo yose bishobora guhinduka. Mwavuganaga na Pauline Mwamini. Imana ibaho umugisha. Subscribe and share my channel and like. Thank you.